gusenga nibyo bigiye gutuma ugera i Kigali. Ingope. Kuba uri umuhanuzi bigiye gutuma ugera i Kigali. Gutuma ngera i Kigali, ni Kigali nzanaharenga. Ujye he? Nje Nyagatare. Yego. Ujye he? Nje no hanze y'igihugu nabwo naho nzagerayo. Yego. Mbese ni henshi Imana igiye kunambagiza. Yego. Umuntu turi kuganira no mu karere ka Burera, akarere yagezemo ka kure na ka Musanze. Ubu hari umuntu bafitanye gahunda agiye kuzajya i Kigali, agiye kumusengera, kandi arifuza yuko na Nyagatare yakomeza no mu majyepfo na Huye ndetse no mu mahanga. Yego. Igihugu wumva wifuje kuzajya gusengeramo ni iki? No muri Canada. Canada. Ikindi wumva ukavuga ati igihugu ndacyumva numva nifuje kuzajya gusengerayo. Uvuze Zambia na Canada. Ikindi aho ni mpagera hewe ndaba ndikumenya. Yes, reka mbasuhuze bakunzi ba Concorde TV show aho mwerose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abe muhanga mumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana muri bane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe. Ndi hatuma Imana Concorde, reka ngushimire wakanze subscribe ukadushyigikira. Tukatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona ikiganiro bwa mbere ukayikanda, nukuri ngusabiye umugisha. Nanjye nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu, niyo mpamvu banashatse abakozi b'Imana, abana b'Imana, Imana yahaye impano zabo kugira ngo zifashe abantu muri ibi bihe bigoye, kugira ngo tuganire tuvuge imbaraga z'Imana. Imbere ya kamera turi kumwe na Uwaje Neza Promesse, tuguhaye ikaze. Murakoze. Yesu ashimwe. Yesu ahimbaze. Urakomeye. Ndakomeye. Imana irakurinze. Iracyandinze. Nukuri habwa icyubahiro. Ariko wambaye neza. Nambaye neza. Agatambara k'umweru. Ako nagasharupe. Nako rwose ni kimwe. Yego, ka sharupe k'umweru sibyo? Bibiliya y'umweru, impapuro n'umweru. Sibyo? Na n'umutuku n'ikanzu y'umutuku. Yego, ikanzu y'umutuku na mikoro y'umutuku. Wabibonye? Umva urasa neza cyane kabisa. Najanishije. Imana ishimwe. Yego. Eko umunsi nanjye nsenge. Mana turagushimye kandi tugwaye icyubahiro. Ugira neza bugacya bukira, waradukunze, uremera utanga umwana wawe Yesu Kristo w'ikinege. Amen. Araza arabambwa, twabagombaga kubambwa turabamburwa. Abagombaga kwicwa dutewe amabuye kubw'ibyaha byacu n'ibicumuro byacu tubabazima. Wa mwenda warukingirije ahera utabukamo kabiri ugango natwe twiyinjirireyo. Ibyo ndabigushimiye ntuhabwe icyubahiro. Nukuri aba imbabazi zawe zitariho, abenshi si barasamye katumira, ariko imbabazi zawe ziduhora iteka ryose nubishimirwe. Turi mu kiganiro nge n'umujakazi wawe, tuvuga ngo tuganire ibizahumuriza abantu bababaye. Nduguha ikaze kugira ngo uze ubane natwe muri iki kiganiro, kuko twe turi twenyine twayoba, ariko turi kumwe nawe watuyobora kandi tukarasa ku ntego, tugashimira abantu ababaza handi ari kubarya kuko uri kumwe natwe. Twaguhaga ikaze mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe. Urakoze. Uzi ko nanjye nzi gusenga? Urabizi cyane. Imana ishimwe. Yego, utuye mu karere ka Burera mu murenge wa Cyanika cyangwa Kagogo? Cyanika. Wa Cyanika mu mudugudu wa Rusenyi. Wa Rusenyi mu kagari ka Gisovu. Yego. Akarere na ka Burera. Wageze mu karere ka Musanze? Nakagezemo. Musanze wagezeyo. Ahandi wageze kandi karere wagezemo nakahe? Nakamusanze gusa. Nakamusanze gusa? I Rubavu ntabwo hazi? Ntabwo mpazi. I Kigali nturagerayo? I Kigali nabwo sindagerayo. Ako ndi kwitegura kujyayo. Ayigama. I Kigali nturagerayo? Gakenke nturakandagirayo? Numva bahavuga ariko simpazi. Mu izina rya Yesu Imana ugutambagize. N'ukuri kw'Imana pe. Uri kwitegura kujya i Kigali? Yego. Bimeze bite mbwira? Ni umumama ndi kwitegura kujya gusengera i Kigali. Uzajyayo ryari? Nzajyayo kuwa gatanu. Kuwa gatanu, uyu munsi turi kuwa kabiri. Ntabwo uzayoba? Oya, ntabwo nzayoba. Mwuka w'Imana iyo uri kukuyobora ntabwo wayoba. Yego. Bivuga ngo gusenga nibyo bigiye gutuma ugera i Kigali. Ingope. Kuba uri umuhanuzi bigiye gutuma ugera i Kigali. Gutuma ngera i Kigali, ni Kigali nzanaharenga. Ujye he?
njye Nyagatare. Yego. Ujye he? Njye no hanze y'igihugu nabwo naho nzagerayo. Yego. Mbese ni henshi Imana igiye kunambagiza. Yego. Umuntu turi kuganira ni wo mu karere ka Burera, akarere yagezemo ka kure na ka Musanze. Ubu hari umuntu bafitanye gahunda agiye kuzajya i Kigali, agiye kumusengera, kandi arifuza yuko na Nyagatare yakomeza no mu majyepfo na Huye ndetse no mu mahanga. Yego. Igihugu wumva wifuje kuzajya gusengeramo ni ikihe? Hanze y'igihugu. Mu kihe gihugu? Muri Zambia. Zambia. Ikindi? No muri Canada. Canada. Ikindi wumva ukavuga ati igihugu ndacyumva numva nifuje kuzajya gusengerayo. Uvuze Zambia na Canada. Ikindi? Aho ni mpagera hewe ndaba gikumenya. Aho nuhagera n'ahandi uzahamenya. N'ahandi nzahamenya. None siko turi ku mupaka w'u Rwanda na Uganda, ntabwo wagera muri Uganda? Muri Uganda nageseyo tugiye gusengera ahantu bita ku Musaraba. Ku Musaraba ari Kisoro niho wageze. Imana ishimwe rero n'ahandi izahakugeza, kandi ndabyizeye cyane. Ndi kukureba uri indege. Ejo bundi. Aya ntacyo, ejo bundi nibwo uzakora urugendo rurerure uva hano ujya Kigali. Imana izabane namwe. Ni ukuri. Umurimo w'Imana bimeze bite? Umurimo w'Imana uri kugenda neza nta kibazo. Ni ukuri turi kubona Imana ikora ibitangaza. Yego. Turi kubona Imana isohoza amasezerano. Ni ukuri pe ntako itari kugira, ndayishimiye. Ngusetse? Ushaka nyine ngusetse cyangwa iceceke? Cetsa. Sindaba nzimuyera. Hari umuntu wigeze avuga ngo mbese ngo na promesse ngo ni umuhanuzi, ngo ko twabonye ngo agiye ngo kuri YouTube ngo akavuga ngo ni umuhanuzi, ngo promesse ngo ni umuhanuzi. Reka mbatangaze njye ndi umukozi w'Imana, ndi umuhanuzi, ndabwiriza ibintu nk'ibyo. Yego. Abantu barabivuze mbemwa. Yego ko Mana. Niba nabo bari no kunkurikira ndajya mbabwenge ndi umuhanuzi. Yego. Wimikishijwe n'amavuta y'Imana. Yego. Ni byinshi. Imana ishimwe. Yego. Wewe umfasha barabivuze wana. Aha. Babona bajya bavuga ngo nta muhanuzi mubabo rata. Akisa abantu bapinze Yesu gukora ibitangaza. Promesse wahangaha. Nije bareka gupinga. Ahantu kure yageze ni Musanze babura kugupingara. Ariko ubwo Yesu yababajwe ndetse no kugeragezwa, ntabwo azabura gutabara abageragezwa nkawe. Haleluya. Bivuga ngo kuba baramupinze natwe bazadupinga, ariko azaza dupingure. Bivuga ngo azemeza abadupinga. Haleluya. Ubundi n'ikindi, umuhanuzi yemerwa aruka ibyo yahanuye byasohoye. Yego. Mu gihe bitarasohora rero uzapingwa. Na Yesu yemewe aruka ibitangaza byakoretse. Yego. Yajyaga avuga ngo azapfa nyuma y'iminsi 3 azuke, bakabipinga bashyiraho n'ingabo zo kurinda imva ye. Haleluya. Ariko bati igitara atazakibirindura, ariko marayika yaraje arakibirindura. Yesu arazuka ubu ni muzima, yicaye buryo bw'Imana Data, ari gusabira Concorde. Ati Mana, ati Papa, reba murumuna wanjye Concorde ahari, reba afite ibibazo rwose, ati mutabare. Ati dore petite sere mushiki wanjye witwa Promesse, ati reba afite ibibazo mutabare. Ati reba bari kumupinga bakavuga ngo nta nubwo ari njye wamutumye, ariko ni njyewe. Haleluya. Amina. N'abatemera izabemeza. Imana ishimwe. Ndi kumva ndi gufashwa. Haleluya. Ntabwo naruka gukora ibiganiro, narimaze iminsi ntari gufashwa, ariko ubu ndafashijwe. Fashwa. Watuzaniye kirata. Nabazaniye ijambo ry'Imana. Ni karibu n'ibyo watuzaniye. Yaba kuririmba dutarame, yaba gusenga usenge, yaba kuvuga ijambo ry'Imana urivuge, yaba kumanurira umanurire. Bitwaye ikisi. Iko bimeze rwose. Cyane ni karibu. Amina. Haleluya. Amena. Amina. Haleluya. Amena. Amen. Amena. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana twasanga muri Yohana igice ni cya 4. Yego. Yohana igice cya 4. Ni ubutumwa bwiza bwa Yohana cyane, urwandiko rwa Yohana.
ni urwandiko Pawulo yandikiye Oya, ni urwandiko rwa Yohana. Yohana urwa mbere, urwa kabiri, urwa gatatu, ko hariho inzandiko 3. urwa gatatu. Ibice gifite igice kimwe. Si igice kimwe? Ni igice kimwe. Urwandiko rwa gatatu rwa Yohana ni igice kimwe. Muri Yohana igice cya 4. Yohana keretse urwandiko rwa mbere. Igice cya 4. Umurongo wa 4. Igice cya 4 umurongo wa mbere. Yego. Umutwe w'amagambo uravuga ngo itandukaniro ry'imyigishirize y'ibinyoma n'iy'ukuri. Naho ayako naho. Dusome mu izina rya Yesu. Bakundwa, ntimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana, kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi. Haleluya. Iki aba ari cyo kibamenyesha umwuka w'Imana. Umwuka wose uvuga ko Yesu Kristo yaje afite umubiri ni wo wavuye ku Mana. Ariko umwuka wose utavuga Yesu utyo ntiwavuye ku Mana, ahubwo ni umwuka wa Antikristo, uwo mwumvise ko uzaza kandi none umaze kugera mu isi. Bana bato, muri ab'Imana, kandi ba bandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi. Abo ni ab'isi, nicyo gituma bavuga iby'isi, ab'isi bakabumvira. Ariko twebweho turi ab'Imana, kandi uzi Imana aratwumvira, naho utari uw'Imana ntatwumvira. Icyo nicyo kitumenyesha umwuka w'ukuri n'umwuka uyobya uwo ari wo. Twakire neza ijambo ry'Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Amina, haleluya. Amen. Ngabahanuzi benshi b'ibinyoma badukiye kuza mu isi. Amina, haleluya. Amen. Ngariko ngo umuhanuzi nyakuri azemerwa ari uko avuga izina ry'Imana. Amina, haleluya. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana ndi kugira ngo abantu babikurikiye mwabyumvise, Imana ibahe umugisha. Amen. Amina, haleluya. Amen. 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 Katuririmo indirimbo ya 40 burangiye ndayikunda 82. Mwami wakomeretse. Yo, ndirimbo na mama arayikunda. Ndirimbo ya 82. Yego. Mama mboneho kumusuhuza. Ni umukunzi wayo cyane. Tuvuga ngo tuyirebe. 82 mu gushimisha harya. Yego. Nge nayigezeho. Amina, haleluya. Amen. Katuyiririmbe uri kunyikurikira, uyiririmba uri mu mavuta. Nturebe nge urimo kuyiririmba cyangwa wumva ijwi ryanjye, ahubwo wumva ibiyirimo. Amina, haleluya. Ngari katuririmbe nako nkuru dumfashe turirimbe. Mwami wakomeretse, nitwe waziraga, wahemutyo mwami ushinyagurirwa. Kera utaraza mu isi wari ufite ubwiza, dore uko bagushize muri abo bambuzi. Mpindukirira undebe mukiza w'ukuri, impano y'imbabazi nza nkuboneramo. Yesu warampfiriye, n'ibyanjye wazize, umpa amahoro masa kuko nkwiringiye. Kandi imipfire yawe niyo yanyijije, intera kugushima mu kubaho kose. Imbabazi ni zawe mucunguzi wanjye, nawe urupfu rwantera ntacyakunkuraho.
no mwipfa ryanjye Yesu uzambe bugufi urupfu nirutsinda uzamara ubwoba kuko umubiri wanjye uzabora uvemo nyamara nzakubona mu maso mukiza umekunesha rero umekunesha rero muko wanesheje hahirwa uzapfa mpfira muri wowe Yesu. Amina, haleluya. Amen. Ngo mwami wakomeretse nitwe waziraga. Amina, haleluya. Ngo wahemu utyo mwami ushinyagurirwa. Amina, haleluya. Ngo kandi kera utaraza mu isi wari ufite ubwiza. Amina, haleluya. Ngo ariko dore uko bagushize muri abo bambuzi. Amina, haleluya. Mwami wakomeretse ni wowe yaziraga ibyaha byawe. Amina, haleluya. Yesu yazize ibyaha byacu arebemera tubambirwa ku musaraba. Amina, haleluya. Nta cyaha na kimwe Yesu yigeze akora. Haleluya. Nta mwana w'umuntu wagukunda ngo agupfire urwo rukundo Yesu yadukunze. Haleluya. Ntawe no kukwitangira ni isaha imwe ni iby'akanya gatoya, ariko Yesu we yatwitangiye burundu ngo ariko abana b'Imana babeho. Amina, haleluya. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Nanjye hari indirimbo iri kumfasha wanyemera tukayiririmba. Nta kibazo. Ninjye amahirwe ukabuyizi. Ni indirimbo ya 240 muzo gushimisha Imana. Turacyari mu minsi ya Pasika. Kanitego. Turacyari mu minsi ya Pasika, indirimbo ya 240 iravuga ngo wa mwanya mu Getsemani sinzawibagirwa ubwo wabiraga ibyuya bisa n'amaraso sinzibagirwa amakuba wabonye ku bwanjye unamye n'umubabaro muri Getsemani sinzibagirwa amakuba wabonye ku bwanjye unamye n'umubabaro muri Getsemani wari mu biti nijoro kubw'ibyaha byanjye zaragushenjaguye pe urubanza rwanjye sinzibagirwa amakuba wabonye ku bwanjye unamwe n'umubabaro muri Getsemani intumwa zagushizeyo zarakuzinutswa natwe ntabwo twashobora kubigereranwa intumwa zagushizeho zarakuzinutswa natwe ntabwo twashobora kubigereranya sinzibagirwa amakuba wabonye ku bwanjye unamwe n'umubabaro muri Getsemani sinzibagirwa amakuba wabonye ku bwanjye unamwe n'umubabaro muri Getsemani nubona ko mbyibagiwe Yesu uzanyibutse
bya byuya byawe wabize ku bwanjye nubona ko mbyibagiwe Yesu uzanyibutse bya byuya byawe wabize ku bwanjye sinzibagirwa amakuba wabonye ku bwanjye unamwe n'umubabaro muri Getsemani wari mu biti nijoro kubw'ibyaha byanjye byaragushenjaguye pe n'urubanza njyewe intumwa zagusizeyo zarakuzinutswa natwe ntabwo twashobora kubigereranya data nubona ko mbyibagiwe Yesu uzanyibutse bya byuya byawe wabize ku bwanjye Yesu nubona ko mbyibagiwe Yesu uzanyibutse bya byuya byawe wabize ku bwanjye sinzibagirwa wabonye ku bwanjye unamwe n'umubabaro muri Getsemani sinzibagirwa amakuba wabonye ku bwanjye unamwe n'umubabaro muri Getsemani yego reka dusoreze ahangaha agarekwa ntashira Mana wo mwijuru ikomeze kubaha umugisha reka tugusaba utange nimero nurangiza usengere mu mavuta y'indirimbo dusoza ikiganiro Imana ikomeze kubana natwe amen nimero yanjye ni 079 vuga indi wibuka indi utarafata mu mutwe 079 59 yego nimero ya uwaje neza promesse ni 079 39 68 88 karindwi 0793968887 watubwiriye ati go nzi kuyize mu mutwe 07285826 yego dusengere dusoze uri Imana yacu urigira neza bugaca bukira uri nyakubahwa nuhabwa icyubahiro tugushimiye neza n'urukundo rwawe watugiriye wabanye natwe waduhumurije nushimwe amina haleluya Mana indirimbo yawe iratubwiye ngo nubona ko nibagiwe mwamuzanyibutse nubona ko umubyeyi yibagiwe mwamuzamwibutse nubona ko umupapa yibagiwe Yesu uzamwibutse ndetse n'umukobwa nubona ko yibagiwe nawe uzamwibutse n'abasore nubona ko bari kwibagirwa nyiringabo Imana uzabibutse ngo bya byuya byawe wabize ku bwanjye ngo uri muri Getsemani ngo ntabwo nzabyibagirwa ariko turakubwiye ngo mwami nubona tugiye kwibagirwa uzatwibutse komeza kubana natwe kandi ukomeze kutugirira neza tugiye gusoreza ahangaha tugiye gutandukana kubw'umubiri ariko kubw'umwuka turaba turi kumwe n'ushimwe ayiwe Nyagasani ndakwinginze kugira ngo ururukire kubana n'abana bawe ururukira kubana n'abatezi iki kiganiro amatwi ururukira kubarengera ururukira kubatabara warurukire kurabagirana izina ryawe nirishimwe kwirukanya imyuka mibi mbaraga z'abazimu gukora k'umwanzi ibyo byose turabyamagaye mu izina rya Yesu twashaka urukundo rwawe kugira ngo abarirwo ruganza ni mu izina rya Yesu urakoze amen